imurenge.com twongeye kubaha ikaze inshuti namwe bakunze ibiganiro byacu aho mudukurikirana muri studio zacu za imurenge.com cyangwa se imurenge TV haba kuri YouTube. Muri studio zacu tukaba dufite umushitsi wacu udasanzwe, akaba ari umwanditsi. Imbere yo kugira icyo tuvuga, reka tumusabonye kugira ngo ashobore kutwibwira cyangwa se yibwire. Murakoze, nitwa Pasiteri Bizimana Jerome, ndi umupasiteri mu itorero Presbyterienne mu Rwanda, nkaba ntuye mu Rwanda. Murakoze. Jerome ni umuntu ki? Wavuze yuko utuye mu Rwanda kandi wavuze yuko uri umushumba, ariko ntiwatubwiye uriwe, aho wavukiye, amasomo yawe wize, kugira ngo tukumenye byimbitse. Okay. Navukiye muri Congo, ni naho nigize amashuri abanza n'amashuri yisumbuye. Amashuri yisumbuye nayize icyiciro rusange twita hano mu Rwanda, level yo hasi nayigiye mu Kagogo kuri institut yitwa wananchi yo mu Kagogo. Superieur yaho nyiga kuri institut ya Lembe kwa Mbogo, niho naboneye diplome. Nyuma yabwo nabaye umwarimu, nigisha igihe gito muri Congo, ariko naje kwigisha no mu Burundi kugeza ku gihe cyandadaye. Nibwo navuye mu Burundi nsubira muri Congo agahe gatoya bitanza mu Rwanda. Ngeze na mu Rwanda nanone nabwo narahakoze, mpakora agahe gato mu kigo cy'imfubyi. Nyuma yabwo nja gukomereza i Butare aho nize muri teologiya. Nyuma nanone nakomeje kwiga, niga inyigisho zo gukumira no gukemura amakimbirane mu gihugu cya Zambia. Niyo mashuri nize, ariko nyuma yabwo naje gukomeza icyiciro cya masters, niga muri Uganda Christian University, ariho nize teologiya n'iterambere. Muri studio zacu cyangwa se imbere yacu hano dufite agatabo cyangwa se igitabo wanditse kigizwe n'amapaje 30. Iki gitabo, umutwe w'ijambo cyangwa se titre y'igitabo iravuga ngo inyigisho zigamije gukumira no gukemura amakimbirane n'ihohoterwa. Niyihe ntego yaguteye kwandika iki gitabo? Nguko nabibabwiye, hano mu Rwanda dutuye tumaze imyaka myinshi, abenshi barabizi ni igihugu cyahuye n'ibibazo bikomeye ndetse birimo na jenoside. Maze kwiga, mvuye kwiga inyigisho zo gukemura no gukumira amakimbirane mu gihugu cya Zambia, natangiye umurimo ukomeye wo kwigisha abanyeshuri mu masegondere. Noneho ntangiza amatsinda twita n'amatsinda yo kubaka amahoro. Dufite abo twita aba peacemakers. Aho nagiye mpugura abarimu, nahuguye abayobozi b'ibigo by'amashuri, mpugura abanyeshuri mu masegondere, mpugura abakristu b'ingeri zitandukanye, kandi n'igikorwa natangiye mu 2009 kugeza uyu munsi wa none nkomeje uwo murimo. Noneho ariko kandi usibye kuba narafashije abo ngabo bitwa aba peacemakers, hari n'irindi tsinda natangiye kuva mu 2009 ryitwa ngo n'urumuri, rikaba ari itsinda rigizwe n'abakoze jenoside n'abayikorewe. Noneho kubera izo mpamvu maze gusobanukirwa yuko amakimbirane ari ikintu kigize ubuzima bw'abantu, tugomba kumenya uburyo tugomba kubana nayo, kwirinda ihohotera. Niyo mpamvu nashatse nandika ku gatabo gatoya kugira ngo gafashe abantu basobanukirwe yuko amakimbirane arasanzwe n'ubuzima, kuko umuntu adashobora kubaho adahumeka, kuko umuntu adashobora kubaho mbese atarya. Ni nako amakimbirane tudashobora kuyirinda. Rimwe na rimwe abantu bazi ko amakimbirane ari icyaha, ariko amakimbirane n'ubuzima.
amakimbirane ni ibintu bisanzwe. Uburyo rero abantu tuyitwaramo nibwo biyagira amakimbirane, akaba amakimbirane asenya, cyangwa se twayitwaramo neza, ayo makimbirane ashobora kuba nanone amakimbirane yubaka akadufasha kugira ngo dutere imbere. Murakoze. Kuri paje ya 3 hariho ifoto yerekana umugabo n'umugore cyangwa se umukobwa n'umugabo, aho berekana cyangwa se hari inyuguti ya 69 cyangwa se 69. Washatse kugaragaza yuko umwe abona 9 undi akabona 6. Mu nyandiko uvuga yuko umwe asobanura uko abona ikibazo. Washatse kuvuga iki cyane cyane kugira ngo ugereranye n'uyu mubare? Ntabwo uwo mubare ari 69 nk'uko bivuze, ahubwo ni imibare 96. yego 96. Ubundi ni imibare ibiri itandukanye, ufite agatabo niwe wabasha kukabona neza. Hamwe ni umubare ni 6, ahandi ni umubare 9. Iyo uhagaze ku ruhande rumwe, umwe abona ari 9, undi uhagaze ku rundi ruhande akabona ari 6. Rero twashatse kwerekana yuko burya amakimbirane muri definition cyangwa se mu buryo bwo gusobanura amakimbirane ni uburyo bwo kutabona cyangwa se kutumva ibintu kimwe. Buriya umuntu uri hariya ashobora uhagaze kuri ruhande ashobora kujya impaka na mugenzi we, ndetse bakagera igihe barwana, umwe abona uriya mubare avuga ko ari 6, undi nawe akavuga ko ari 9. Ariko biraterwa naho umuntu ahagaze. N'amakimbirane nayo hari igihe umuntu avuga ijambo undi agahita aryumva ukundi ataryumvise, bitewe n'uburyo umuntu yashatse kubivuga. Nicyo twashatse gusobanura. Buriya rero ufite ako gatabo cyane cyane ashobora kubyumva neza. Uburyo nashatse gusobanura, hari igihe rimwe na rimwe dufite ibintu tukabipfa kubera yuko umuntu yabyumvise nabi, atari ko bimeze, atari byo mugenzi we yashatse kuvuga. Icyo nashatse kuvuga. Wavuze yuko nyuma cyangwa se kuri paje ikurikiraho, aha ni kuri paje ya 5 cyangwa se nimba ntibeshe ya 5, hano ndayifite. Wavuze ko hariho amakimbirane abiri, positive na negative. Ni giheke cyangwa se n'iryari umuntu ashobora kumenya ko iyi ari positive cyangwa se ari negative? Yego, nibyo njyewe ntabwo agatabo ngafite none, ariko kubera ko kigishaho ndakazi kandi ari njye wakanditse. Ayo makimbirane twita ngo amakimbirane ari positive, mu Kinyarwanda twita amakimbirane yubaka. Amakimbirane yubaka ni impaka umuntu agirana n'undi, noneho mukazigirana, ariko mukajya kwanzura mwese mukumvikana, mukageraho mwumvikana. Kurugero, ushobora kugirana amakimbirane n'umukozi dukorana mu biro, genda kubera ko hari ibintu tutumvikanye, tukabiganiraho, ndetse hakagera n'ubwo umwe atera hejuru undi agatera hejuru, ariko tukajya gusoza twumvikanye. Ibyo nibyo twita amakimbirane yubaka. Amakimbirane nayo ari negative cyangwa se amakimbirane asenya, ni impaka amakimbirane asenya ni impaka abantu bagirana, bakazigirana bakageraho umwe yanga kuva ku izima, noneho bikageraho aho kugira ngo abantu bakomeze kubana bagatandukana. Hari naho usanga mu muryango nk'umugabo n'umugore bafite ikintu bapfuye, aho kugira ngo baganire bageraho bumvikana, bagahitamo no gusenya, no kwahukana, no gutandukana burundu. Hari naho bigera naho umuntu yica undi kubera yuko ibyo baganiriye batemeye kumvikana. Ni impaka abantu agatsimbarara. Ugasanga umuntu avuga, niba byenda ntange n'urundi rugero, usanga umuntu mu rusengero nk'abapasitori babiri bari kumwe mu rusengero, baje kugirana impaka ku kintu runaka batumvikanye, ariko umwe agahita afata umwanzuro akavuga ngo ntitugikomezanyije, tukibanye, noneho
bagahita batandukana. Ayo ngayo rero nyuma yabwo hari izindi ngaruka ziza nyuma zo gutukana, zo kugenda umuntu asebya uwundi. Ayo niyo twita negative conflict cyangwa se amakimbirane asenya. hari hamwe wagereranyije cyangwa se wacoye igiti, uvuga yuko hari igiti kigize ibice bitatu, harimo ingaruka, ibibazo by'ingutu ndetse n'inkomoko y'amakimbirane, aho wagereranyije imizi, igiti ubwaco n'amababi cyangwa se imbuto. Bisobanura kugira ngo abadukurikirana bashobore kumenya icyo washatse kuvuga. Aho ngaho iryo somo tuba tugezemo, tuba tugeze icyo twita gusesengura amakimbirane, icyo bita analysis of conflict. Ni analyse, ni ukuanaliza mbese amakimbirane. Ubundi iyo umuntu afitanye amakimbirane n'undi, kirazira guhita ufata umwanzuro uvuga gusa ngo uriya niwe ufite ikosa cyangwa uriya niwe ufite ikosa, cyangwa uriya niwe ufite ni uri mukuri, utabanje gukora icyo bita isesengura. Rero iyo ugiye gusesengura amakimbirane rero uyahera mu mizi, ukamenya inkomoko y'amakimbirane. Rero icyo giti ni igiti abantu benshi bakoresha mu buryo bwa akademi, aho abiga gukemura amakimbirane. Muzi ko igiti kigizwe n'ibice bitandukanye. Igiti kigizwe n'imizi, kikagira n'icyo twita igihimba mu Kinyarwanda, iya tronc, none tukagira n'amashami. Ku mashami haba harimo ibibabi, rero hakabamo n'imbuto. Rero icyo twashatse gusobanura hariya, rimwe na rimwe iyo urebye igiti ukakireba igiti ugifite nko mu murima, kenshi ababayeho bahinga igiti, ugiye ugafata igiti ukagitemera hejuru, noneho ushaka kugira ngo uhinge umurima, mu gihe gitoya cya giti kirashibuka, kikongera kigashibuka byinshi. Nubwo wanagitemera hariya kimerera, nanone kirongera kigashibuka. Ariko iyo ushaka kugira ngo umenye ko igiti wakiranduye kugira ngo uhinge imyaka, uragenda ugacukura, ugakuramo imizi, ndetse n'imizi nayo habamo imizi myinshi itandukanye, iyo mizi yose ukayikuraho. No mu makimbirane naho, iyo abantu bafitanye amakimbirane, ugerageza gushakisha icyateye amakimbirane, ukareba umuzi w'amakimbirane. Rero kuri kiriya giti nicyo twashatse kwerekana yuko amakimbirane yose burya aba afite impamvu, aba afite isoko, aba afite umuzi, ugomba kurandura, ukarandura hariya. Ku rugero, iyo biriya ariya mababi n'ariya mashami tuyita consequence, ni consequence y'amakimbirane. Kandi consequence uzi ko ari nyinshi cyane. Nko ku rugero, nk'ubu ngiranye ikibazo n'umugore kikaba ikibazo, abana bashobora guta ishuri ntibige, niba mfite amatungo mu rugo, amatungo abura abayitaho, niba dufite inzu ihinduka umusaka, ibyo byose. Hari igihe rero ushobora kuvuga ngo kubera ko uyu muntu yagiranye ikibazo n'umugore, reka mfashe abana, tumufatire abana batangire kwiga, mukishyurira abana amashuri. Ubwo waba urimo gukemura consequence, ingaruka, ariko ntabwo uba ukemuye ikibazo nyirizina. Niba ikibazo kiri mu rugo giterwa n'ubusinzi umugabo, ugomba kumanuka ukareba ubusinzi muri urwo rugo ukabukuramo. Iyo umuzi uvuyemo nibwo uba ukemuye ikibazo neza. Murakoze. Hari uwavuze ngo hari igihe amakimbirane, ahangaha ndifuza yuko dukosoraho gato. Hari uwavuze yuko hari igihe amakimbirane bishobora kuba biri hereditere nako mu bisekuruza. Ibyo wemezanya n'uwo muntu cyangwa amakimbirane wavuze yuko ari ibisanzwe, ariko uwo muntu we yavuze yuko ari ibintu bishobora kuba hereditere. Wowe uzumva wiki? Ntabwo amakimbirane ntabwo nyafata nk'ari ikintu kiri hereditere. Ntabwo ari ikintu umuntu cyokoze hari icyo twita uruhererekane rw'amakimbirane.
uruhererekane rw'amakimbirane ikindi kiri sako ni igihe njyewe wowe David tugiranye amakimbirane ugiranye amakimbirane nanjye ubusa buriya mu buryo bumwe n'ubundi ubuyagiranye n'umugore we wanjye ubuyagiranye n'abana banjye kubera ko niba ugiranye amakimbirane n'umuntu nabo kenshi usanga nabo n'abafite n'isano n'uriya muntu bajya ku ruhande rwe ugasanga amakimbirane hari icyo bita ubwo ruhererekane rw'amakimbirane ariko ntabwo nemera ko amakimbirane ari ikintu kiri hereditaire kubera ko amakimbirane ubundi niko nanditse muri ako gatabo amakimbirane ubwawe yo si mabi n'ubuzima mu cyongereza bavuga ngo conflict is normal ni ikintu kiri normal n'ubuzima rero ikintu kiri normal keretse abantu igituma abantu bavuga ko bashobora bafata gutyo ngo amakimbirane ni ikintu kiri hereditaire genda anabashaka gufata amakimbirane ka karakteri nka karakteri na karakteri yo umuntu ashobora kugira iyo karakta ushobora kuyikura ku babyeyi cyangwa ku bandi ariko amakimbirane yose ko ateye amakimbirane n'ubuzima ni ukutumva no kutabona ibintu kimwe niyo bita amakimbirane rero kuvuga ngo amakimbirane ni hereditaire ntabwo dushobora kumvikana n'uwo muntu nubwo n'abandi nabo bashobora kubyumva batyo ariko kurwanya iruhande amakimbirane n'ubuzima urugero niba ngeze mu rugo iwanjye ngasanga umugore yatetse ari wo watetse agateka agashiramo umunyu mwinshi nimubwira ngo watetse umunyu mwinshi aratambwira ngo wowe buri gihe sinzi umunyu ugukwiriye umunyu ukenera uko ungana noneho ubwo deja njye mvuze gusa ku munyu ubwo deja ko tutumvikanye icyo ni amakimbirane kumubwira gusa ngo washizemo umunyu utari wo mbide gute komeje andi magambo hejuru yayo ngayo nayahindura amakimbirane mabi ariko mu busanzwe ni kutumvikana mu buzima bwose aho umuntu anyura agira gute niyo utwaye imodoka ugiye kubisikanya n'undi agakwima inzira mugashaka ugomba aho muri ako gatabo narabyanditse navuga ngo hari aho iyo umuntu atwaye n'imodoka nuko rugero nari mvuze iyo utwaye imodoka ugahura na mugenzi wawe umwe agacana amatara maremare undi nawe agacana maremare muragongana kubera kuko mwembi ntawemeye guca bugufi ngundi ahite noneho nawe na gutambuka abone gucana ayo maremare kubera ko byenda hari umwijima iki kintu rero amakimbirane ntabwo tuyafata ko hari ikintu kiri hereditaire ahubwo amakimbirane tuyafate nk'ubuzima ntituyafate nk'icyaha umuntu ni wavuga ngo ugiye kuvuga ngo ugiye kwihana amakimbirane wahora gusa wihana kandi ukihana ibintu bitari byo reka twavuze cyane ku makimbirane reka tuvuge hejuru ku kwiyunga bisaba iki kwiyunga hari amakimbirane amwe ashobora kuba ugasangaho abantu reka mvuge ngo ashobora kuba ngo ndakubabariye ariko ugasanga ya makimbirane toujours cyangwa se buri gihe agenda agaruka kwiyunga ni iki kwiyunga icyo bita nyine reconciliation ubundi umuntu yiyunga n'undi mu gihe mugize ikintu mutumvikanyeho kandi ni byiza iki kwiyunga rero ni intambwe umuntu atera ashaka kugira ngo akosore mbese ikintu mutaba mwumvikanye na mugenzi wawe rimwe na rimwe ni umurimo mwiza ukwiyunga kuko habamo reparation mukongera mu kubaka imibanire n'umuntu muba mwagiranye ikibazo kenshi kwiyunga ni igikorwa kigomba gukorwa n'impande zose yaba ari umuvictime cyangwa se n'undi nawe waba wahuye n'ikibazo kuko buriya iyo umuntu yagukoshereje
yagukoshereje, wowe hari igihe gutekereza ukumva ko wowe ari wowe yababaje wenyine, iyo abashe nawe gutahura amakosa yakoze uriya muntu nawe akabitahura, ni byiza rero ko mwongera kandi mugakemura icyatumye mutakomeza kubana kugira ngo imibanire yanyu ikomeze ibeho. Ni ikintu rimwe na rimwe kivunanye ariko kandi cyoroshe, iyo abantu bagikoze gituma imibanire y'abantu bakomeza kubana kenshi. ariko se Yego, ariko se nko mu gihe wari uvuze ngo victime cyangwa se uwateye ikibazo, ariko se nko mu mwanya buri muntu wese yumva ko ari victime, ngira ngo mu makimbirane umuntu wese aba avuga yuko ari we victime, ariko nubwo baba bavuga ko ari ba victime hari uzi aho aba yakoshe, gusa aba yanze gufata nyine kuva ku izima. Ariko se victime mu gihe buri muntu wese yita victime, aya makimbirane yorangira gute? umuntu wese ntabwo, bien sûr, iyo umuntu wese yita victime avuga ngo ni njye wahohotewe, ni njye wagiriwe nabi, bandenganyije, nicyo gihe rero iyo byagenze gutyo, nicyo gihe dushaka umuntu wundi twita la troisième personne cyangwa se umuhuza, mediator, umuhuza. Uriya mediator rero agomba kuza nawe akaza ari netre, ni wa muntu ugomba kuza akaza ari umuntu ugomba gufasha abantu kugira ngo abantu bombi bareke mu makumva yuko umwe wese avuga ngo ni njye wahohotewe. Niyo mpamvu igihe twananiwe twananenge nawe kugira ngo twiyunge tubane, hagomba kuboneka undi muntu wa gatatu uwo bita umuhuza, mediator, wo kudufasha. Ariko uyu muntu wa gatatu rero agomba kuza ari umuntu ufite karite zidasanzwe, ari netre, ari umuntu ufite kuvugisha ukuri, ariko kandi akaza nanone ataje agamije kugira ngo yigaragaze ngaho ari umuntu ufite igisubizo, ahubwo akadufasha mu nzira yo kugira ngo twongere kubana. Kandi igihe nje nawe twemeye kubana, uyu muhuza ntagomba kubyitirira ngo yumve ko ari igitangaza ko wabikoze, ahubwo agomba kumva yuko ari umuntu ufite impano yo kugira ngo ahuze abantu. Ariko mu bisanzwe kwiyunga ni byiza, sosiyete yose, imiryango yose, abantu tutagiye twiyunga wasanga turi mu isi irimo ibibazo bikomeye. Kwiyunga ni ikintu gikomeye mu buzima. Reka nsubire inyuma ho gato tuja kugana ku musozi w'ikiganiro cyacu, aho wavuze ngo watanze urugero uvuga yuko hari igihe umugore n'umugabo ndetse ushiraho foto y'abantu babiri, umwe afite Bibiliya mu kwaha ariko inyuma afite ihama cyangwa se inyundo mu Kinyarwanda, uwundi nawe afite igitabo akaba afite n'inkoni. Uvuga yuko akenshi abo bantu bahura bakavuga ngo Yesu ashimwe, ariko inyuma yabwo hari ikindi kizihishe inyuma. Aba bantu tubwireho buke. Aho ngaho narimo ntanga hari isomo ry'amakimbirane twita ngo ni amakimbirane asasiweho. Amakimbirane asasiweho, ayo makimbirane ni conflit latent. Rimwe na rimwe ugasanga umuntu afite amakimbirane amubamo imbere, noneho kenshi izo nshusho nashyize muri ako gatabo ni ishusho y'abantu, cyane cyane twebwe abakirisitu nibwo rugero natanze. Uza kenshi hano mu Rwanda dukunda gusuhuzanya, Yesu ashimwe, muraho neza, ariko ugasanga rimwe na rimwe harimo uburyarya. Umuntu afite Bibiliya ariko mu mugongo afite iriya hama nk'uko babivuga, iriya nyundo, noneho mu mugongo undi nanone afite Bibiliya, mu mugongo afite ikiboko. Byenda ubwo ni urugero rwo natanze kugira ngo abantu babashe kubyumva, ariko n'ahandi ntushobora kwimagina ngo wumve abantu babana mu rusengero, ugasanga umuntu mu rusengero, abapasitori babiri, abadiyakoni bangahe, abantu babana muri korari, ariko bajya kumva
ukumva abantu ibintu barimo umwe ukunda agenda agambanira undi, kandi aho bagera basuhuzanya babyina igisirimba bagira gute, ibyo ngibyo rimwe ibirebye ubona mu by'ukuri ayo ni amakimbirane ari inner conflict. Ugasanga abantu bagira amakimbirane ntibashaka kuyagaragaza, kandi ariya ni mabi cyane kurenza n'ayagaragaye, kubera ko ubwo ni uburyarya buba bukomeye, kandi nabwo buryarya bugenda bugaragara mu nsengero aho abantu bitwaza za Bibiliya, ariko comportement zabo ugasanga ni comportement zisa n'izigenda zisenya abandi. Ibyo nashatse kuvuga aho ngaho. Reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu. Mbere y'uko tuguha ijambo yo kugira ngo utange inama cyangwa se ugire inama kuri aba bantu bafite amakimbirane, haba ari ababanye mu rugo cyangwa se abaturanyi, iki gitabo cyawe uwo gishaka yo gisanga he, yo kibona gute? Okay. Kopi nyinshi z'iki gitabo zifite hano mu Rwanda, ariko nagize mfite kopi yanditse mu Kinyarwanda n'iyanditse mu Cyongereza. Byena nakubwiye muri make mfite natanze ibiganiro mu makonferanse mu Budage, mu Bubiligi, naho muri Amerika na inshuro nkazingahe mpageze, ariko kopi uyikeneye hano mu Rwanda nayimuhereza. Abantu bari muri Amerika bagira abantu benshi baza mu Rwanda, hagize umuntu wagikenera yandeba, nta nubwo kigurwa amafaranga menshi. Izi kopi zirahari, abantu benshi nabo bigenda bibageraho. Ubu rero namwe hagize umuntu ubikenera nabimugezaho. Tanga inama ku bafite amakimbirane cyangwa se abafite ukutumvikana kugira ngo tuze kurangiza iki kiganiro. Ndagira ngo inama nagira ngo ntange, nagira ngo mbabwire yuko amakimbirane n'ubuzima. Amakimbirane arasanzwe. Tidushobora kubaho muri ino si ya none, muri ubu buzima tubamo dukora, ntidushobora kubaho dufite abana twarabyaye, ntidushobora kubaho dufite abaturanyi, ntidushobora kubaho dusenga dufite aho dusengera n'abantu tubana benshi ngo tube tutagira amakimbirane. Ahubwo icyo tugomba kwirinda ko amakimbirane tuyaganisha mu ihohotera. Twavuze amakimbirane gusa, ntabwo navuze ko ihohotera. Ubundi ihohotera ni igihe ushatse kugira ngo amakimbirane wari ufite ukayahindura, ukayatangira kuyakemura ukoresheje imbaraga. Hari abantu bavugana n'undi, yavugana n'undi agatangira kumukubita urushyi, cyangwa se agatangira kumenagura ibintu byo mu rugo n'ibiki byose. Iyo nibyo bita ihohotera. Nubwo ihohotera naryo ari rigari, ariko nagira mbabwire yuko amakimbirane arasanzwe. Nugirana amakimbirane n'umuntu mukorana, wumve ko ari ubuzima busanzwe. Nugirana amakimbirane n'umugabo wawe, nugirana amakimbirane n'umugore wawe, nta muntu muzima, cyane cyane nkunda kubibwira iyo ndimo guhugura abantu bubatse. Mu Banyarwanda bazaca umugani bakavuga ngo wirukana umugore ngo ahekenya igufa, noneho waje kuzana ukazana ngo uri mirabunguri. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Nta muntu uri parfait, nta muntu ubaho mwiza wabona mu buzima. Mu rusengero ndi wabona umuntu, yewe na pastori si umuntu wavuye mu ijuru gutya. Turi abantu duhura n'ibibazo. Niyo mpamvu rero ntanga inama yo kubana mu buzima bwose. Igihe ugize icyo upfa na mugenzi wawe bwose, ugira n'intambwe, utera intambwe yo gusaba imbabazi. Kandi mu makimbirane ugomba kujya umenya n'uruhare rwawe, kuko ushobora kuvuga nawe ukamenya uruhare rwawe, kuvuga ngo iyo ndakora ibi byera ibintu biba byageze aha ngaha. Amakimbirane arasanzwe, ni ubuzima. Uburyo tuyitwaramo nibwo buyagira amakimbirane asenya, cyangwa se bukayahindura amakimbirane yubaka. Ariko ubundi amakimbirane ni netre, ntagira ishusho, ni ubuzima. Niyo nama ntanze ku bantu bose banumvise muri iki kiganiro. Murakoze cyane kuri uyu mwanya muduhaye, kandi tukaba dushimiye n'iki gitabo kuko cyagiye kitwungura byinshi.
mu buryo igitabo wanditse igitabo gito ariko kirimo inyigisho nyinshi, kandi hari aho wabuze uvuga yuko ngo kitagurwa menshi. Reka nkosore abadukurikirana cyane kuko ubwenge, hari umunyabwenge wavuze ngo akeza karigura. Nta beyi umuntu ashobora kuguramo ubwenge. Ikintu cyose cungura ubwenge ntabwo kiba gihenze, kuko amafaranga ni ibironkwa, niko abantu bakunze kubivuga. Ariko cyane cyane ubwenge bukubiye muri iki gitabo, harimo inyigisho nyinshi zishobora kugufasha wowe udukurikirana. Nkaba nkanguriye n'abantu benshi kugura aka gatabo. Turaza kuvugana n'umushitsi wacu kugira ngo aze kutwemerera tuze gusharinga uburyo bworoshe bwo kugira ngo mushobore kubonaho aka gatabo. Ni agatabo keza cyane kandi katarambiranye mu buryo bwo gusoma waba udafite umwanya. Ni agatabo jewe ubwanje nagasomye mu munsi umwe, ariko bitavuze yuko nawe ushobora kugasoma amasaha ngahe cyangwa se mu minsi nk'ingahe kugira ngo gashobore kukubaka. Tunashimira umushitsi wacu waduhaye uyu mwanya, kandi tunamwifuriza kwandika ibindi bitabo byinshi kugira ngo atwungure ubumenyi. Murakoze cyane. imurenge.com